ikibazo umuntu afite kimugenzuka ukareka ibyo bintu. Ikibazo none reba ukuntu twageze hari ahantu. Jori niwe tuvuga nambabarira ugenda ubwire mama wawe azi. Kukubaza hano winjijwe nande? Hano ni ndwakwinjira. Ngira ngo abantu umushyira wewe kandi twe twanabije. Ndabura kujya muri massage ahubwo ngo nicyo kigo iri buza mu masaha y'ikigoroba tubiseguyeho rero ku mpamvu za tekinike ni impamvu ziba zizaduturutseho. Mu by'ukuri ni filime mukunda kandi muri benshi mutugaragariza urukundo muri commentaire imbamutima zanyu cyangwa se ibitekerezo byanyu turabisoma uko bwije n'uko bukeye umunsi ku wundi. Rero iyi filime ku munsi w'ejo ntabwo yabashije gusohoka, ariko icyo twababwira nuko kuri uyu munsi iri busohoke nubwo iri buze bitinzemo gake. Ni impamvu za tekinike ntabwo twabigizemo uruhare rwose, niyo mpamvu dufashe uyu mwanya tubiseguraho tubabwira impamvu mutabashije kubona igice cya gatanu, dore ko mwakomeje kukidusaba muri benshi. Rero icyo mwamenya nuko iyi filime iri gusohoka mu masaha y'ikigoroba. Igice cya gatanu twose kirabageraho ku muyoboro mugari witwa Acting Rwanda, akaba rero ari imwe mu mafilime akunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, kandi ni filime iteguranywe ubuhanga, ni filime tubagezaho uko bwije n'uko bukeye, ni filime mu by'ukuri igamije kubigisha, ni filime irimo inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye. Rero nubwo mutayibonye icyo mbabwira nuko rwose muri buyibone mwihangane, kuri uyu munsi iri buze gusohoka, kandi ndizera ko muri buryoherwe bitewe n'impinduka ziraba ziri muri iyi episode. Rero abantu benshi mwakomeje kubabazwa cyane n'urukundo rwa Oxygen ndetse na Lucas bitewe n'ubuzima babayemo. Tunonosoye gato muri episode 4 cyangwa se mu byaranze igice cya 4, kugira ngo twabonye mu by'ukuri witwa Lucas aza gutakambira uyu muryango wa mama Jori, gusa aza gusanga yo Jori mwabonye buryo yamwakiranye agasuzuguro, iseseme amureba nabi rwose nk'ikimbwa ihaze. Ibyo rero ngira ngo mwarabibonye mu gice cya 4. Nanone kandi witwa Oxygen ubwo yagarukaga iwabo mu by'ukuri ntabwo akiri umwana mu rugo, yambuwe uburenganzira bwose, yaba konte zarafunzwe, ubu nta burenganzira afite ku mutungo w'iwabo. Ngira ngo mwabonye uburyo Jori ndetse n'inshuti ye bamurebanye iseseme, ariko nanone icyo nabibutsa nuko mwabonye ko hamaze gucaho amezi 8 inda y'uwitwa Oxygen imaze gukura rwose, hatambutseho amezi 8. Ngira ngo mwarabibonye mu gice cya 4 twabateguriye. Rero byose mugenda mubibona, ni filime mu by'ukuri tuzakina kugera igeze ku musozo mpaka ibintu byose bisobanukiwe finally, mukamenya impamvu umwana wo mu bakire yisanze mu rukundo n'umukanishi. Ese koko umukanishi yaba ari umuntu usuzuguritse bene aka kageni kugeza aho bamukora ibingibi? Ese umukanishi we nta jambo afite? Mu by'ukuri ni umuntu uciriritse, ni umuntu uri hasi cyane ku buryo bamusuzugura kuri uru rwego. Ese mu by'ukuri umukanishi we ntabwo yakunda, ntabwo ari umuntu nk'abandi? Ese ni iki Oxygen yakurikiye kuri uyu Lucas? Ese aho ngaho Lucas yaba ari umuntu udasanzwe? Uyu mama Jori ndetse na Jori ibingibi biratana bigatezwa shamunara bagasubira mu buzima buciriritse, urumva byagenda bike? Ese mu by'ukuri umukanishi yakagombye gusuzugurwa uko nguko bene aka kageni ko umukanishi nawe ari umuntu? Ese ubundi umukanishi we ntabwo akorera amafaranga ku buryo yemerewe gutunga umugore, dore ko Jori na mama we uko batekereza Lucas ese bibaye atari ko biri, dore ko bamufata nk'umuntu uciriritse cyane udashoboye kugurira umugore we n'amazi yo kunywa, aho mama we rwose mama Jori yirirwa avuga ko Oxygen nta kindi azatora muri ruriya rugo rw'abatindi, rw'umuntu utagira aho kuba, umuntu ucumbitse mu kazu k'icyumba kimwe, ngo nta bindi yabona byo guhereza umudamu we Oxygen uretse amazi ndetse na vidanje y'abakanishi nyine birirwamo. Ese mu by'ukuri umukanishi yabasuzuguritse bene ako kageni? Reka tubyemera, hari abameze gutyo, ariko asa ni bose. Umukanishi we si umuntu. Mutanga ibitekerezo muri comment, imbamutima zanyu ziradufasha cyane inshuti bavandimwe, kuko ibitekerezo byanyu nibyo bituma dutegura igice gikurikiyeho cyangwa se episode ikurikiyeho. Rero nkuko twatangiye tubivuga rwose, nimugire ikibazo mushire umutima mu gitereko. Episode ya 5 irabageraho rwose kuri uyu munsi mu masaha y'ikigoroba, nubwo iri buze itinze ariko murayibona. Muzi ko rwose turabazirikana cyane kandi turabakunda, niyo mpamvu kuri uyu muyoboro tuzanaho amakuru y'ikibuga nyuma yo gushutinga iyi filime yitwa Umukanishi wanjye n'izindi filime nyarwanda mugenda mubona. Rero niyo mpamvu dufata uyu mwanya tukaza kuri mikoro mu mwanya muto tuba tubonye, tukaza kubaganiriza tukababwira uko amakuru y'ikibuga cyangwa se
uko inyuma ya shooting bimeze, kugira ngo nimwicwe n'irungu cyangwa se ngo mwumve ko twabatereranye. Turabakunda, ntabwo twakina n'amarangamutima yanyu rwose. Kandi ku muntu wese wakanze subscribe, dukomeza kumwifuriza ibihe byiza ndetse n'umwaka musha muhire w'ibihumbi 2026. we wakanze subscribe, Imana ijye iduhana umugisha mu byo ukora byose, uko bwije n'uko bukeye, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka nkubwire ngo komeza kugubwa neza cyane. Filime rero yitwa Umukanishi wanje irabageraho rwose nk'ibisanzwe, nubwo iri buze ikerewe. Inshuti bavandimwe rwose mutwihanganire, twababwiye impamvu ni tekinike rwose. Hari ibintu biba mu buzima utabigizemo uruhare bikaba ngombwa ko biba, kandi nta kundi wabigenza ukabyakira nyine, ahubwo icyo ukora ari ugushaka solution cyangwa se igisubizo cyo kugira ngo ubikosore ubundi bikemuke. Niyo mpamvu rero yabayemo bavandimwe, niyo mpamvu mutabonye episode ya 5. Mutubwire muri commentaire rwose, nta mpamvu yo kubabara cyangwa se ngo mwumve ko twabatereranye. Muri make mutugirire urwango, mwumve ko tutabitaho uko bikwiye. Mutubwire muri commentaire wowe tugeranye ahangaha kuri uyu munota, niba wumva nta kibazo kirimo kandi ukumva wumvishe impamvu yacu, kuko burya ngo ugira imbabazi azazihabwa, kandi kumva impamvu y'umuntu biba ari ngombwa, kuko birafasha. Niba wumva rwose ntacu umutima gushinja, andika cyangwa se utayipinge imitima muri commentaire utubwira ko nta kibazo rwose mutubabariye ku bw'izo mpamvu. Mujye mutwihanganira gusa, ubu ngubu byamaze gukemuka, filime irateguye. Ubwo nyine igihari ni uko yagitinga, ubundi mu kanya gato cyane mukibonera filime yanyu yitwa Umukanishi wanje igice cya 5. Mbabwira ko ari filime nziza tuzagirana ku musozo ku bantu bazabana natwe muri iyi filime mu bice byose tuzakina. Muzamenya impamvu mu by'ukuri umwana wo mu ngagari cyangwa se umwana wo mu bakire mu rugo rwifashije yisanze akunda umukanishi utagira aho aba, uba mu nzu y'icyumba kimwe. Ibyo byose muzabimenya, ndetse na rukasa ubuzima bwe muzabumenya, uko bamufata ashobora kuba atari ko ari, ese umunsi yigaragaje nk'umukire w'umumiliyoneri bizagenda bite, n'ibintu byinshi. Rero ni filime nziza. Icyo nagushishikariza wowe no gukanda ku buto ya subscribe. Burya isegonda ni rinini cyane kandi igihe kirahenda. Mu isegonda rimwe waba ukanze subscribe, ufunguye n'inzogera, ugakanda na like, ubundi tukikomereza. Rero ahasigaye ni ukuduha ibitekerezo byanyu muri commentaire. Ngira ngo nababwiye impamvu rwose mutabonye iyi filime yitwa Umukanishi wanje. Ngira ngo mwamaze gusobanukirwa, niba mwatubabariye nabyo mubyandike muri commentaire, mushiramo imitima, mutayipinga imitima, ndetse n'amadarapo y'ibihugu mugiye muherereyemo. Tuzi ko mudukurikira muri mu mpande zigiye zitandukanye. Hari abari mu gihugu indani, hari abari hanze y'igihugu, Abarundi, abo muri Tanzania, Abaganda, abo muri Saudi Arabia, ndetse n'abo muri Norvège, Denmark. Mwese turabakunda cyane kandi turabazirikana. Rero mu by'ukuri reka mbabwire ngo dusoreze ahangaha, duhure mu kanya gato cyane mu masaha y'ikigoroba muri episode ya 5. Filime ni Umukanishi wanje. Filime inyura kuri Acting Rwanda, umuyoboro wacu. Tubagezaho filime uko bwije nuko bukeye. Inshuti bavandimwe rero mbabwire ngo mukomeze kugubwa neza cyane aho muri hose mu mpande zigiye zitandukanye z'isi. Ibihe byiza bavandimwe, by'umwihariko wakanze subscribe.